Yesu ashimwe, Yesu abaha umugisha. Turabashimiye. Amazina yanjye nitwa Rusangiza Dieu. Reka twongere dufate uyu mwanya tubabwire ngo Imana ibaha umugisha, twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cya Nehemiya ibice 2 ku murongo waho wa 7 haranditse ngo, kandi nsaba umwami nti, umwami niyemera bampe inzandiko zo gushira ibisonga bye zo hakurya y'uruzi, ngo bampe inzira ngere i Buyuda, bampe n'urwandiko rwo gushira Azafu umurinzi w'ikibirira cy'umwami, kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Tuvuge ngo amen. Ndashaka kuvuga ijambo rikubwira ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka kubane nawe. Mu bibazo urimo, mu ntambara urimo, turashaka kukubwira ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka kubane nawe. Ukuboko kwiza kwabanye na Nehemiya ari mu gihugu cy'ubusuhuke Ishushani, ari aho ngaho umwami Aritezeruzi ariko aza kumugiriraho umugisha, ubwo yajyaga ngo kumuhereza, ngo hanyuma agiye kumuhereza icyo kunywa, hanyuma ngabona afite umubabaro. Arangije aramubaza ati, wa mugabo we, ko ufite umubabaro n'uwiki? Avuga ati, nabuzwa n'iki kugira agahinda n'umubabaro, ko amakuru nyafite yuko amarembo y'i Yerusalemu yasenyutse kandi n'inkike zaho zahiye. None niko gahinda mfite agahinda ka bene wacu batakiri mu mwanya wo gusenga. Mfite agahinda. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti y'umusaraba, ukwiriye kubabazwa na bene so mwasenganaga uyu munsi wa none batakiri mu mwanya, ukababazwa na bene so mwadiyakonye hamwe ariko uyu munsi Satani akaba yarabajyanye. Ndagira ngo ngubwire ngo ukwiriye kubabazwa n'ibyo, hanyuma bikagutera kongera gufata umwanya wo kubasengera ndetse no gusaba Imana yo mu ijuru kugira ngo ubashe gusana ibyari bimaze gusenyuka. Niwe Imana isigaje, niwe Imana ihagurukije kugira ngo ubashe gusana amarembo y'i Yerusalemu mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuga ngo umwami aramubwira ati, none hari icyo unsaba nakumarira? Ahangaha ni ukuvuga Nehemiya yarabonye uburenganzira bwo gusaba icyo ashaka cyose, kuko ni ukuvuga ahangaha yakagombye gusaba ubutunzi, agasaba amafaranga, agasaba amasambu, agasaba ibintu bitandukanye n'icyubahiro, ariko yabonye ibyo byose ntacyo byamumarira. Bene se babayeho nabi, bene se batakiri mu mwanya, inzu y'Imana yarabaye umusaka, inzu y'Imana yarakinzwe, yarahiye. Arangije avuga ati, nta kindi nagusaba, ngugiriyeho umugisha, umpereza inzandiko, nshire Azafu umurinzi w'ikibirira, ndetse ngende mbashe no gukusanya abantu, twongere twubake amarembo y'i Yerusalemu. Hanyuma ngo umwami amugira ijambo ryiza nakunze. Haleluya. Aramubwira ati, none icyo cyose unsabye, ibyo ngibyo byose uvuze ndabikwemereye. Bibiliya ivuze ngo iki? Hanyuma Nehemiya aratangara, avuga ati, uyu muntu kuba anyemereye ibi ngibi mbikesha iki? Si amashuri menshi, mbikesha iki? Si uko ndusha abandi uburanga, mbikesha iki? Si uko njyewe ndi umuntu muremure cyane, si uko ndi mugufi cyane, ahubwo iki akoze abitewe n'ukuboko kwiza k'Uwiteka kuri kumwe nanjye. Ndagira ngo ngubwire ngo hari ibintu abantu bakwiriye kugukorera batabitewe n'uburanga ufite n'icyubahiro ufite, ahubwo babitewe n'ukuboko kwiza k'Uwiteka kuri kumwe nawe. Ndagira ngo ngubwire ngo rero ukuboko kwiza k'Uwiteka kubane nawe, wa mubyeyi we, kubane nawe wa mugabo we, kubane nawe wa mukobwa we, kubane nawe wa musore we, kubane nawe wa mudiyakoni we, kubane nawe wa mumotari we, kubane nawe wa mushoferi we. We ungurikiye ukuboko kwiza k'Uwiteka ni kubane nawe. Umugisha
umugisha w'Imana ubone. Ukuboko kwiza k'Uwiteka ni kubana nawe, uzacuruza wunguke. Ukuboko kwiza k'Uwiteka ni kubana n'abana bawe, baziga bamenye ubwenge. Ukuboko kwiza k'Uwiteka ni kubana nawe mu murimo w'Imana, ibintu bizagenda neza. Ukuboko kwiza k'Uwiteka kwabanye na Yozefu ajya muri gereza, ukuboko kwiza k'Uwiteka kumuvanamo aje gusobanura inzozi aba premier ministre. Ukuboko kwiza k'Uwiteka niko kwahinduriye Yakobo izina kumwita Isiraheli. Nawe uyu munsi wa none ukuboko kwiza k'Uwiteka ni kubane nawe mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, uri Imana yacu. Uravuze ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka uko kwabanye na Nehemiya niko kugiye kubana n'abantu bawe, abakubaha, abagushaka n'umwete. Ukuboko kwiza k'Uwiteka ni kubane nabo muri ibi bihe bikomeye mu izina rya Yesu. Aho berekeje amaboko, Uwiteka ikiganza cy'Imana kibazeho, umugisha w'Imana bawubone. Ukuboko kwiza k'Uwiteka ukwabanye na Daniyeli mu rwobo rw'intare ni kubane n'abantu bawe. Ukuboko kwawe kwiza k'Uwiteka turashaka ukore ku babyeyi, ukore ku barwayi mu izina rya Yesu. Abarwayi bakire kubera ukuboko kwiza k'Uwiteka. Urakoze Mwana, urakoze kubiremye, kandi twizeye ijambo ryawe, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean de Dieu. Ndabakunda cyane, amen. Shalom.